abanyamakuru mwese reka mbabwire mujye mureba ni bande muha izo mikoro. Nshuti zanjye muri gushaka amafaranga nibyo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari umurongo w'Imana utukura muri kurenga. Ninde uri guha mikoro afitiye uwuhe mumaro sosiyete? Imagine n'icyo afitiye sosiyete mu by'ukuri mu buryo bw'imitekerereze n'imirebere. Okay, wowe agufitiye umumaro kugeza ubu, ariko ibyo ugeza kuri sosiyete nta mumaro bafitiye. Muzarebe komanteri z'abahanuzi. Mwiriwe neza abandi muraho nshuti bavandimwe, mbasuhuze kandi mbifurize amagara mazima. Ibyo mukora byose Imana ikomeze ibagirire neza kandi ibahe umugisha, ariko mujye mwibuka no kuyisenga kuko uyu munsi uri guhumeka, ejo bishoboka ko waba udahumeka. Niko bigenda mu isi dutuyemo, niko bigenda mu isi turimo, mu isi ya none. Isi yamaze gukonja cyane mu bijyanye n'urukundo. Isi iri kuyoborwa n'abadayimoni, isi iri kuyoborwa n'imbaraga z'umwuka mubi, kandi bigaragara ko zimaze gukomera, zimaze no kuzamura rwose izina ryabo. Mwaramukunze rero, yitwa Valentina cyangwa se Dorimbogo, umukobwa cyangwa se n'umwe mu banyarwandakazi bakomoka mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka Nyamasheke. Umukobwa wamenyekanye hano mu Rwanda, by'umwihariko ahereye ku mugabo witwa Sam Gakire, Urugendo TV online. Akaba ari umukobwa waje afite imvugo igira iti naje kureba marume, ariko akaba n'umuririmbyi uririmba indirimbo abantu bagiye batangazwa n'uburyo aririmba. Mu by'ukuri rero nari ntangiye mbabwira ko isi dutuye imaze kugaragara ko iyobowe n'imyuka mibi. Isi dutuye imaze guhindura ubuzima bw'abantu, ndetse bafite imyumvire rwose badashaka no kubyumva, badashaka no kubireka. Muribuka Yesu, ubwo ndavuga kuba mwizera, yewe n'abatamwizera ushobora kuba umuzi nk'umuhanuzi, mbivuge gutyo. Yesu ni umwe mu bagabo isi yizera, ni umwe mu bantu bagiye bagira uruhare mu buzima bwa muntu, ariko hari byinshi yanavuze kandi agira byinshi abwira abantu. Yavuze byinshi ku bahanuzi b'ibinyoma. We yari yicaye ku musozi wa Elayono aganira n'abigishwa be, ndetse ibyanditswe bivuga ko ariyo magambo ya nyuma yavuganye n'abigishwa be bahoranaga umunsi ku munsi. Ibyo urabisanga muri Matayo mu gice cya 24. Nimba ushaka kubyumva neza, icyo gice ugisome cyose uracyumva. Ibintu bitangaje birimo hano, yababwiye ibizaba mu minsi y'imperuka, ariko ageze ku bahanuzi aravuga ati hazabaho abahanuzi benshi kandi b'ibinyoma, bazayobya benshi. Ati muzirinde ntimuzayobe. Agera ubwo avuga ati rwose mbibabwiye bitaraba, bivuze ngo nibiba muzamenye uko muzitwara. Ni amagambo yavuze menshi cyane, asobanura iby'abo bahanuzi uko bizaba bimeze. Avuga ukuntu rwose bazayobya n'intore nimba zishoboka, nimba bishoboka. Ubwo intore yashaka kuvuga ni babandi bari mu Mana by'ukuri, wa muntu utanyeganyezwa. Vava rero mu by'ukuri yagiye ahanurirwa n'abahanuzi batandukanye, ariko hari abavuga ngo nimuhindure, ngo hindura, ngo imyitwarire yawe, ngo bitagenze gutyo uzagira gute, uzava muri uyu mubiri. Nkuko byamaze kugaragara kandi mu by'ukuri mu busesenguzi umuntu wese ashobora kwikorera, udafite izindi nyungu udafite izindi nyungu cyangwa ugira inyungu iyo ari yo yose. Nuko byamaze kugaragara ko abiyita ko ari abahanuzi b'Imana, urebye ibyo bakora n'ibyo bavuga, mu by'ukuri bihabanye n'umuhanuzi w'Imana. Abahanuzi b'ubu rero bafite urwango rwo mu mutima, ndetse barashaka kurya udufaranga twa bamwe badashaka kumva ubuhanuzi nyakuri, aribwo buhanuzi bwa Bibiliya. Rimwe na rimwe bakakubwira ngo uyu muntu agiye kugenda gutya, kugira ngo rero bizasohore mube konvenke, mutangire mubumve, mu batege n'amatwi. Bafata umwanzuro wo guhitana bamwe mu bo bahanuriye.
kugira ngo kibe igihamya cy'ukuri gishobora gutuma mubizera. Ibyo rero mu bucukumbuzi iyo birangiye bamaze gukora icyo gikorwa, nuko noneho basigara berekana ko bya bindi bavuze bigize gute bibaye. Ubwo nta kindi kiba gisigaye, ayobya benshi, nk'uko Yesu yavuze ati bazayobya benshi, yewe n'intore bazaziyobya nimba bishoboka. Ayobya benshi, ibyiringiro by'abantu benshi bigatangira kujya kuri uwo muhanuzi, ari nako abatwara n'utwabo harimo kubabwira ibyabo. Ati wa mukobwa we, dore barakuroze niyo mpamvu utabona umugabo, biragusaba rero gutanga aya mafaranga kugira ngo mbashe kugusengera. Ati kandi dore ibi n'ibi nyine, kategori nyinshi zitandukanye zikabwirwa abantu. Mu by'ukuri bimaze kugaragara ko abiyita abahanuzi bari kwica abantu benshi kugira ngo babashe kuba bagira gute, kuba noneho bafata ibitekerezo bya benshi ngo bemeze ko ibyo bavuze byasohoye. Vava cyangwa dore imbogo, mwagiye mwumva benshi bavuga byinshi ku bijyanye n'uburwayi bwe. Mu bintu bigaragara twese turabizi kino gihugu cyacu ikintu kijyanye n'ubuvuzi cyateye imbere. Nta ndwara n'imwe ushobora kuvura hano mu Rwanda usibye indwara zidakira twese tuzi, izitwa nka za kanseri n'ibindi birwara bikomeye byananiye amahanga yose, babuze umuti, babuze n'urukingo, ariko izindi ndwara zose murabizi ko zikira. Iyi ndwara nanone idakira ni indwara y'uburozi, uburozi bw'ubutamikano, uburozi bw'ubugaburano cyangwa uburozi bw'ubwoherano. Ariko cyane ubutamikano rwose barabugutamika kandi bikarangira ubuzima bwawe kuko bugiye mu kaga, ndetse bijya binagorana nk'uko nabibabwiye ngo ubuvuzi buteye imbere, ariko ntabwo ubuvuzi bwa kizungu bujya bubona uburozi. Uyu mwana w'umukobwa rero nta gushidikanya, nta kugica hirya, nta guca hino, abiyita abahanuzi nibo bamuhitanye. Kugeza uyu munsi wabyanga wabyemera, wenda sinkubwiye ngo bizakubeho, ariko nukomeza gucukumbura witonze uzabibona. Umwuka w'Imana uba mu bantu ukagendana nabo, ariko umuntu ufite umwuka w'Imana uramubona. Ni ryari utazabona uwiyita umuhanuzi aterana amatiku hano kuri social media, kandi mu bugome bw'indengakamere, mu mvugo harimo ibitutsi bikomeye rwose utatinyuka no gukura mu kanwa kawe. Icyo ni ikigaragaza rero ko nta mwuka w'Imana. Ati kandi muzabamenyera ku mbuto bazera. Mu buzima busanzwe umuntu yera imbuto zimeze gute? Wera imbuto zirimo urukundo, kwicisha bugufi, kwiyubaha no kubaha abandi. Ibyo byose iyo utabikora nta mbuto uba ufite. Ninde waba warabonye imbuto yaba yaragiriye ku muhanuzi runaka? Bazenguruke bose ngo uhaye akanya ubatekereze, uvuga uti ngewe runaka namugiriyeho umugisha, ngewe runaka namugiriyeho umugisha. Mwagiye mubibona, mwagiye mubona baza bavuga ngo ndi umuhanuzi, mwagiye mubona baza bavuga ngo Imana irantumye, ngo intumye kuri runaka ko ngomba kumurongora n'ibindi, mwagiye mubibona. Bavandimwe, nshuti, burya nta jambo rigendera ubusa, wabyanga wabyumva, nguhaye ukuri, ibisigaye nawe kora analize zawe. Wijya ku bitangazamakuru bitandukanye, ahubwo wowe banza utekereze, ese koko abantu bahanurira umuntu ni bande? Ese koko abantu bahanura ibyo bahanura koko ni ukuri? Reka ngusigire isomo, unkundire, kandi nimba ukunda ijambo ry'Imana uryiteho, kuko ni isomo ry'umumaro cyane. Murabizi neza ko hari amategeko yo mu gitabo cy'Abalewi, ayo mategeko akaba yarakuweho na Yesu ubwe. Ndaguha urugero. Yarivugiye ati ibitambo byo mu isezerano rya mbere ntibyari bihagije. Nimba bitari bihagije, hari icyaburaga. Icyaburaga ni Yesu. Urabizi ko iyo wakoraga icyaha wirukankaga inyuma y'inuma cyangwa n'ibimasa by'amapfizi n'iki ukajya gushaka igitambo kugira ngo urengere amagara yawe, ubashe kugishyira umutambyi, ubashe kubabarirwa. Ibyo Yesu yabyigijeyo. Hari imihango myinshi yakuweho tudashidikanyaho, nukomeza kuyihambiraho birakureba, ariko Bibiliya iravuga iti byose birarangiye. Ibiki birangiye? Umwenda wakingirizaga hera cyane utashoboraga kwinjira watabutsemo kabiri kuva hejuru ugera hasi. Handi twatinyaga kwinjira, handi ntashoboraga kujya nawe utashoboraga kujya, ariko natwaye igitambo
buri wese yatangiye kurebamo, bivuze ngo ibyo bintu ntacyo bikimaze. Hari imihango myinshi rero yakuweho, abantu benshi rwose bakomeje kuyihambiraho, kandi mu by'ukuri ni babandi Yesu azabwira ngo sinigeze kukumenya. Wafashije benshi, waranahanuye, kuko benshi bazavuga ngo twakoze ibi n'ibi mu izina ryawe, twirukanye n'abadayimoni mu izina ryawe, ariko kuko babikora muri izo mbaraga zabo n'ubugome no guhanurira abantu bababeshya, azababwira ngo sinigeze kubamenya. Ntekereza ko uyu ari umwanya mwiza wo gutekereza ku muvandimwe wacu Vava umaze guhitanwa n'abita abahanuzi ntajya nemera na gato. Reka ngusigire isomo riboneka mu gitabo cy'Abaheburayo, urisome witonze, kuko abantu benshi ushobora kuba warize ukiga kaminuza, ariko ikijyanye n'ijambo ry'Imana ugahita umera nk'aho udafite ubwenge. Ni byiza ko utekereza, ni byiza ko wanariza amagambo usomye. Kandi nanone ntaragusomera rino somo ryo mu Baheburayo, ugenda usoma igitabo cy'Ibyahishuwe ibice 22, kirakubwira ngo uwumva wese ubuhanuzi bw'iki gitabo, ubwo ni Bibiliya, abwitondere. Uzagira icyo akuraho azakurwa ku rurembo rw'ijuru no ku giti cy'ubugingo. Uzagira icyo yongeraho azongererwa ibyago biboneka muri icyo gitabo. Ngira ngo urabizi mu Byahishuwe 16 ibyago bihari. Nimba usomye iri jambo, icyo usanzemwo ugifate uko, ntiwanarize, ntushyireho komanteri zawe, ahubwo nimba utacyumva ugerageze gusaba umwuka w'Imana. Yesu yaravuze ngo mbasigiye umufasha, ugende uwegere uwusabe imbaraga zo kuguhishurira icyo ngicyo usomye ukaba utacyumvise. Abaheburayo igice cyaho cya mbere guhera ku murongo wa mbere haravuga ngo kera Imana yavuganiye n'abasogokuruza bacu mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Niko bimeze. Imana yashatse umugabo muri Egiputa, maze yatumye umuhanuzi wayo, iramubwira iti genda ubwire Farawo andekurire ubwoko. Mwagiye mubibona, ininiwe Imana ituma Yona. Iyi Imana yashakaga umuntu yatumaga umuhanuzi. Uko ni ukuri, nicyo dusomye hano. Umurongo wa 2 niwo ushaka ko uza kumva ngo naho muri iyi minsi y'imperuka Imana ivugana natwe mu kanwa k'umwana wayo gusa. Uwo niwe yahaye kuba umuragwa wa byose, niwe yaremesheje isi. Nta wundi muhanuzi dufite usibye umwami Yesu. Nimba ushaka kumenya ibyawe, genda ujye mu nzu yawe, ufunge icyumba cyawe, upfukame, hanyuma ubwire Yesu ibibazo byawe byose. Yesu aguhanurire aho guhanurirwa n'umuntu. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda niwe wigeze kwatakwa n'abahanuzi mu bihe byashize. Buri wese azamubwira ibyo amubwira ibye, maze arabasubiza ngo ese ndi igihangange kingana gute ku buryo Imana yanjye, iyo Mana yanjye itaza ngo inyibwirire. Bahise bacika amazi. Mbahaye iyo somo kandi mbashimira cyane. Nifuriza umuryango wa Vava gukomera no kwihangana. Nifuriza abakunzi by'umwihariko ba Vava mwese mwihangane kandi mukomere. Mbifuriza kugubwa neza no gukomera. Mu by'ukuri Vava we iruhuko ridashira. Vava mwifurije kuruhukira mu mahoro, naho iruhuko ridashira ni ikindi nacyo. Ntekereza ko aho agiye naruhuke, igihe kizagere avemo atahe ubwami bw'ijuru, nimba ijuru ryaramaze kubivivura, kuko nshobora kuba ndiho mvuga ibitari ukuri. Ijuru rifite uko ryamufashe, rifite n'urwego ryamushyizemo. Nimba ari mu bazazuka bakazukira ubugingo buhoraho, ni ijuru ribizi. Nimba ari mu bazazuka bakajya mu muriro, ni ijuru ribizi. Babandi bavuga ngo bamwifurije ngo ikiruhuko kidashira, zero. Kuruhuka ukaruhuka, ibyo biruhuko ntibishire, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ahubwo reka tumwifurize ibiruhuko bizashira, azabone ijuru koko nimba yararikoreye, azabone ibyiza byo mu ijuru, azabone Imana yamuremye imbona nkubone kandi baseka, atayireba bahanganya, ahubwo ngo ajye mu muriro utazima. Abanyamakuru mwese reka mbabwire, mujye mureba ni bande muha izo mikoro. Nshuti zanjye, muri gushaka amafaranga nibyo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari umurongo w'Imana utukura muri kurenga. Ninde uri guha mikoro afitiye uwuhe mumaro sosiyete? Imagine n'icyo afitiye sosiyete mu by'ukuri mu buryo bw'imitekerereze n'imirebere. Wowe agufitiye umumaro kugeza ubu, ariko ibyo ugeza kuri sosiyete nta mumaro abafitiye. Muzarebe komanteri z'abahanuzi iwawe abo postinga, uzarebe komanteri zabo ziza zivuga ngo iki. Hari ubona bashyiraho imitima.
icyo mucyitondere. Twagiye tubona buri wese afite ibidega, hari n'abo tujya twumva ariho ataka ngo ese ngo ko ribi ntumyeho ngo ndabigenza gute, agatangira gusa naho atitira. Inshuti zanjye, reka mbagire inama, ikintu ni kimwe gusa, nimukomere kandi mumenye ibyo murimo, mumenye na mikoro mutanga ibyo ari byo. Muzirikane ko Imana ntipfa, ihoraho. Duhoberane namwe mu buryo bw'ubupfura, kandi guhoberana bikura ibicuro mu mutima. Ibyo byumvikane neza. Reka ubusore bw'umuntu bwoye gupfa ubusa, reka ubukumi bw'umuntu bwoye gupfa ubusa. Reka mbabwire ko amagambo meza ni mugenzi w'Imana, kandi uvuga ibyiza agwiza inshuti. Biri kumvikana? Ibyo mubyumve neza. Reka mbashimire, mbifuriza amahoro, ibyo mukora byose Imana ishyiremo ikiganza cyayo. Imana ntigira ukuboko, Imana igira ikiganza.